atanga amahoro. Mbese ni nde watanga amahoro muri iki gihe? Cyangwa ino nshuti zari ibibazo imbere y'Imana, kuko iyo Mana yacu ibifite ibisubizo, kandi wizere yuko Imana ntakiyinanira. Cyangwa ino nshuti zari ibibazo imbere y'Imana, kuko iyo Mana yacu ibifite ibisubizo, kandi wizere yuko Imana ntakiyinanira. Babuze amahoro, indwara nyinshi zarananiranye, ariko ibyiza itorero ry'Imana rifite ibyiringiro. Nitugera mu ijuru ibyo byose bizaba bishize. Cyangwa ino nshuti zari ibibazo imbere y'Imana, kuko iyo Mana yacu ibifite ibisubizo, kandi wizere yuko Imana ntakiyinanira. Cyangwa ino nshuti zari ibibazo imbere y'Imana, kuko iyo Mana yacu ibifite ibisubizo, kandi wizere yuko Imana ntakiyinanira. Cyiza kibibamo, wiringira umuntu akakubera ikigusha. Kuko bw'Imana dukanguke twizere umukiza Yesu gusa, ubwo agiye kugaruka azatujyana aho yaduteguriye. Cyangwa ino nshuti zari ibibazo imbere y'Imana, kuko iyo Mana yacu ibifite ibisubizo, kandi wizere yuko Imana ntakiyinanira. Cyangwa ino nshuti zari ibibazo imbere y'Imana, kuko iyo Mana yacu ibifite ibisubizo, kandi wizere yuko Imana ntakiyinanira. Kandi wizere yuko Imana ntakiyinanira. Kandi wizere yuko Imana ntakiyinanira. Kandi wizere yuko Imana ntakiyinanira.